munyamunda kubwira abantu iyo muye n'umurakambwa atubuga faranga ndi mu mwendo wa miliyoni 2 ndenda gusara pamagarira Imana nabonye umuntu uziranye n'Imana kandi ngiye ndi mu mwendo wa miliyoni 10 nyamunda gukoresha no magambo yo murebye mu bwonko abana ni mugiye nama ntago ari bonyumve ndamupfukamisha asenga vuga ati Imana ishyura umwenda narakubonye wishyura imyenda Imana yamaze kugenda cyamagana mu mashuti banyavuga ati ko cyamuna rimereye nayo mwangurije cyamutse cy'umugoro watubonye inkuru ivuga ko Gafaranga Bishop atawe muri yombi ku cyaha cyo guhoza ku nkeke umugore we Annette Murava yego bivugwa yuko ngo yashatse no kumwica kandi yanayumubwiraga igihe kinini cyane ibiganiro nabo yaratangiye kuzama gatotsi kuva nyuma y'igihe gitoya babanye ariko biza guhindura isura ubwo yatangiye no kuzanamo ibintu byo kumukubita ubwo buzima mubamo ariko ibya YouTube barabigabanya yego byo kuza ku karubanda kwiyerurutsa abantu babanye neza nyamara batabanye bitameze neza mu rugo ari kuza gukomera amakuru akavuga ko kugira ibyo byihanganiye ndetse buri gihe yahoraga amubwira ko ngazamwica Bishop Gafaranga yatawe muri yombi ate arashinjwa ibihe byaha Ego Jovan urakoze ngira ngo mu masaha y'umugoroba nka saa 11 nk'uko warubivuze nibwo umunyamakuru DC Clement niwe muntu wambiranje gutangaza ino nkuru nyine tuye duha abantu credit bijyanye n'ibyo babashe kugeraho n'akazi kabo yego n'akazi kabo yakoze kuvuga uti abaye umuntu wambira atangaje ino nkuru ivuga ko nyine Bishop Gafaranga cyangwa se Habiramye Zakari wamamaye nka Bishop Gafaranga nenshi baramuzi mu muziki abantu benshi bamuzi mu ndimo nka bya bihe bamuzi muri filimi zitandukanye yagiye akinagaragaza ubuzima bwo mu cyaranyuzemo akaza ubwo agera hashinga iduka akakora none akafite na hotel akoreramo we n'umugore we niko byamenye ariko reka muce mwijamo gatoya nk'umutegenda ikarongesha kwibaza ati Bishop Gafaranga no Bishop muri rusengero ni izina yahawe bitewe nuko yaje muri social media agaragaza nk'umuvugabutumwa kandi bamwe mu nsengero nyinshi hano mu gihugu zagiye zimutumira akabwiriza n'umwe mu bantu nyine bacengewe n'ijambo cyane yumva Bibiliya kandi hamwe nyine mu hantu yagiye ajya akabwiriza akaganiza abantu bagafashwa numva rero izina barishingira ngo mu kiganiro ndetse kujyana yari yambwiye ko ari gutekereza kuzafungura urusengero bihariye ariko noneho akagenda ku mabwiriza yo RGB isaba rero ku mugoroba niko byamenyekanye ko yatawe muri yombi ku tariki 7 aho akurikiranyweho ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina GBV na amakuru twamirijwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri avuga ko afungiye kuri station ya RIB ya Nyamata ngira ngo na Clement bitangaza niko yarabivuze ariko Clement we yongeyemo ibijyanye no kuba iri hohotera rishingiye ku gitsina yarikoreye umugore we Annette Murava barushinze mu kwezi kwa kabiri muri 2023 akavuga ko ihotera ari we yarikoreye akagaragaza ko mu bitandukanye yagiye ko bitaye uyu mugore aho babana Inyamata akagaragaza ko yagiye amubwira amagambo atari meza akamukorera ihotera rishingiye ku gitsina kugeza ubwo umugore yafashe icyemezo cyo kujya gutanga ikirego umushinja ku byo DC Clement yatangaje ariko nijoro nagiye kuvugisha umugore we kuri telefone turavugana inshuro ebyiri ariko niyasubiza ibibazo nari namubajije ariko urumva icyo nakoze niki kwaro kubaza Murangira ahagana saa 3 nibwo Dr Murangira yabyemeje ko RIB yataye muri yombi Bishop Gafaranga w'imyaka 35 ariko nagize ikibazo cyo kumaza tise amakuru avuga ko yakubitaga umugore we Annette Murava yo yaba ariyo aransubiza ati izo ngizo ni detaye ziperereza cyangwa se ni bizava mu iperereza muri rakora yego Yes, hano narinje kunyomoza abavandimwe bo kuri Day Today bavugaga ko umuntu watangaje amakuru ari ibihuha ahubwo bagashaka kumwitirira ibindi byaha nabyo navuga ngo nabi ibyo bakoze muri iki kiganiro ribi bigenzuye neza basanga ahubwo nabo bakoze icyaha kuko bashinjije Bishop Gafaranga ngo kuba yaribye imodoka nyamara bitandukanye n'ibyo yafungiwe cyangwa n'icyatumye atabwa muri yombi kuko umuvugizi nkuko mubyumvise ku Nyarwanda
umuvugizi wa RIB ubwe yemeje ko yatawe muri yombi kubw'icyaha cyo guhohotera ishingiye ku gitsina yakoze. Ntabwo bavuze ngo yagikoreye nde, ntabwo tuzi niba ari umugore we cyangwa se ari abandi bantu bamureze. Icyo nicyo kintu kitaramenyekana. Abababwira ngo umugore we mumenye ko bari kubabeshya. Birashoboka ko ari umugore we yabikoreye bitewe n'ibimenyetso bihari bigiye bitandukanye bigaragaza uburyo babanaga, nkuko DC Clement watangaje iyi nkuru bwa mbere yabivuze, yabitangaje. We niwe wa mbere watanze update y'iyi nkuru avuga ko Gafaranga yatawe muri yombi, ariko ikintu gihari kitari cyamenyekana neza 100% ni ukumenya niba ari umugore wamufungishije cyangwa se niba iryo hohotera yashinjijwe yararikoreye umugore we. Ariko mu makuru ava mu bantu ba hafi y'umuryango cyangwa se mu bantu baturanye hafi n'urugo rwiwe bavuga ko yamuhohoteye mu bihe bitandukanye, ko yamubwiraga amagambo mabi. Background nyuma y'izi kamera tuba turi imbere yazo twigaragaza neza, tukigaragaza uko tutari, tukigaragaza abo tutari bo. Hari ibyo yamukoraga byinshi, bivuga ko yamukubitaga, bivuga ko n'ubundi hari n'amafaranga bigeze gupfa. Umwe muri bo yabikuje amafaranga, ayabikuza atagishije mugenzi we inama, bizamura umwuka mubi n'intambara, ari nabyo bivugwa ko ariyo ntandaro ikomeye yabyukije umubano mubi hagati ya Annette Murava ndetse na Gafaranga. Mbibutse ko babanye mu kwa kabiri ku mwaka wa 2023. Ni inkuru yatunguranye mu matwi y'abantu benshi cyane. Inkuru yaje itunguranye cyane rwose, abantu baravuga se bigiye ute. Mbibutse ko nanone mu bukwe bwabo Gafaranga ntabwo yagaragaje umubyeyi we nyawe umubyara, ahubwo umuntu wamubereye umubyeyi muri ubwo bukwe ni Aline Gahongayire. Kina abantu bibashijeho cyane, kandi bivugwa ko umubyeyi we ahari ko atuye Icyangugu cyangwa se i Rusizi ariho atuye, ahubwo bakibaza impamvu atamugaragaje nk'umubyeyi we. Niki cyabiteye, niki cyatumye amuhisha, niki cyatumye atifuza ko akagaragaza Aline Gahongayire nk'umubyeyi wiwe. Ubukwe bwe ni ubukwe butavuzwe ibintu byinshi kuko nta nubwo bwamenyekanye cyane. Twatungwe no kubona amafoto hanze, rimwe bwa mbere nge mbibona na byise plaque, numvaga ko ari ibintu bidashoboka, ariko byarabaye. Ikindi abantu bashingira bavuga ko bishoboka ko ari Annette Murava waba warakorewe ibi byaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, birimo kumukubita, kumubwira amagambo mabi, kumubangamira ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Nuko Annette Murava kuva yabana na Gafaranga, kanze mbibereke gato. Nukuvuga ngo Annette Murava kuva yabana na Gafaranga nta ndirimbo nimwe yasohoye yagiye hanze. Indirimbo aheruka gusohora ni indirimbo ivuga ngo Ndakwibutse, imaze imyaka 2 isohotse. Niyo ndirimbo yo yonyine aheruka gusohora yagiye hanze kuri YouTube channel yiwe. Iyo ndirimbo yaje ikurikiye indirimbo yitwa Niho Nkiri. Nyuma yuko babanye nk'umugore n'umugabo, nta yindi ndirimbo nimwe ya Annette Murava yagiye hanze. Ibintu abantu benshi bahise bavuga ati koko birashoboka ko, nibyo abantu bari guhuza bakavuga ati koko birashoboka koko bya bintu Gafaranga cyangwa se Bishop Gafaranga ari gushinjwa ashobora kuba yarabikoze by'ukuri. Nituvuga Bishop ntumve ngo ni Bishop mu rusengero, ahubwo nakabyiniriro yiswe bitewe n'uburyo ari umuntu wakundaga kugaragara mu bintu bijyanye na Bibiliya. We birangira yise Bishop Gafaranga, ni n'izindi akundaga gukoresha mu mikino itandukanye, muri filime zitandukanye ndetse no mu ndirimbo ziwe. Ni izina yazamukiye akigera kuri social media, ariko ntabwo ari Bishop wo mu rusengero, Ikindi Annette Murava mu minsi yashize nibwo yavuze ko agiye guhagarika umuziki. Abaye hagaritse umuziki ngo kubw'impamvu zo kwita ku muryango ndetse no kwita ku bana. Abantu benshi baravuga ati se umuziki n'umuryango, burya gospel, umuziki wa gospel ni umuziki navuga ngo utabangamira umuryango.
niko reka mbivuga uko nguko. Ni umuziki navuga ngo utabangamira umuryango, utabangamira abo mubanye, kuko ni umuziki nyine umuntu wese yisangamo. We rero mu minsi yashize nibwo yari yatangaje ko ahagaritse umuziki kubw'impamvu ziwe. Abantu benshi baribaza se why, kubera ikintu kimuteye guhagarika umuziki, niki gitumye bivamo, ko yari afite iyo mpano, ko yari ashoboye, ndetse abantu yatangaje ko ahagaritse umuziki mu gihe abantu bo bari biteze ko agiye gusohora ibihangano bye bishya akabishyira hanze, ahubwo birangira we aha atangaje kuko ahagaritse umuziki. Mu biganiro bigiye bitandukanye yakoranye n'umugabo we, abantu bashishoza cyangwa se abantu bareba kure bavuga ko amarira menshi yariraga mu gihe ari nko mu rusengero ari guhimbaza Imana, agafatwa n'amarangamutima. Ntabwo ari amarira yabaga arijijwe nuko afashijwe, ahubwo ngo yari amarira yarizwaga nuko atekereje ku byamubayeho ndetse n'ibiri kumubaho mu rugo bikamutera agahinda. Naho rero abatangaje ko Bishop Gafaranga yafunzwe kubera imodoka, no kubeshya. Ukuri guhari nuko yafungiwe ko yahohoteye umugore we inshuro irenze imwe, ndetse ni ibintu bikiri mu iperereza. RIB ishobora kuzatangaza ibyaha nyirizina akurikiranyweho, dosiye yiwe igiye gushikirizwa ubutabera. Mu kwezi kwa mbere Annette wampaye amakuru, Annette mu kwezi kwa mbere yaje kurwaza umwana, arangije ajya kuri mituweli. Umurongo w'abantu ni ikintu, kandi hari igihe umuntu abarembye, abamwirukankanye ku bitaro bimwe bya prive, arangije amaze umwana baramusuzuma baramuvura, umugabo araza. Nakubaza umwana ameze ate, byagenze bite. Ariko icyo yamubwiye ni iki, mubwiye ngo ikintu yamwisereka ntihorere, ngo ugera ku rwego rungana iki rwo kwishinga abagore b'abakire ngo uzajya wivuriza mu mapirive. Yaramubwiye ngo amarira y'aba bana ntaho uzayacikira, n'ibyaca no kubihagarika. Ni umugore wabigeze mu ruhare kugutortira umuntu, akukubita akakubwira ngo nzakwica, kugera kuri finale babwa mu bwato umunsi wawe wageze, azazamo icyaha cy'ubwinjira cyaha bw'ubwicanyi. Ngayo nguko nekereza muri kubyumva. Ni ibintu byagiye biba cyane, habayemo kutumvikana ku mutungo binjiza bombi. Umugabo ntiyishimira uburyo ki umugore akoresheje umutungo w'urugo, umugore nawe ntiyishimira uburyo ki ari umugabo awukoresha. Handi bapfaga n'ibintu batagagombye gupfa, kamuhotera akamubwira n'amagambo mabi, handi yamubwiraga ko no kumwica yamwica. Nabyo biri mu bintu bitegerejwe muri dosiye yiwe, bishobora kuzagaragara muri dosiye yiwe y'ibyo ari kuregwa, y'ibyo ashinjwa. Ngayo nguko rero abantu mufite urujijo ku bijyanye n'ifungwa ryiwe, ni uko nguko bihagaze. Iyi saha tuvugana arafunzwe, haracyakorwa iperereza ku byaha yakoze cyangwa se ari gushinjwa, ndetse no kubazwa kugira ngo bumve ibyo yemera n'ibyo ahakana, kugira ngo dosiye yiwe ishikirizwe ubutabera. Ibindi birava ku ruhande byo kuvuga ngo ni ukubeshya, ngo nawe nyarava ngo ni ukubeshyera RIB ngo arafunzwe. Ibyo gufungwa byagize ute, arafunzwe. Nabonye hari abari kubyitirira ibindi byaha. Oya, icyaha ari gushinjwa ni icyaha cyakorewe mu rugo iwe, ndetse hagati yiwe n'umugore we, nubwo bitaremezwa neza, ariko biva hagati yiwe n'umugore we, ubwumvikane buke bagize. Icyo narindi kubabwira ni iki, icyo narimo mbabwira, abantu akenshi na kenshi tubona mu nsengero zigiye zitandukanye, cyane muri izi ministries zitandukanye, muri aya macaca atandukanye, bari kuvuga ubutumwa bizihiwe, bavuga amagambo bakomeza, bavuga amagambo bubaka. Nshuti yanjye, ntabwo bose ariko baba bari kuvugira Imana cyangwa baba batumwe n'Imana. Hari n'uza hariya ku gatuti ahagaze kwa gatuti, uko yibuka ko hari kamera, akumva ko arahubakira izina, akavuga ibyo abantu bose barakurikirana icyo kiganiro, barishimira, bari bwakire, kugira ngo abone n'abasahura. Mbese ibyo byo mwari mubizi. Hari igihe umuntu aza kuri iyi kamera akavuga ibintu biratuma mumwiyumvamo, mwese mukaba mwamusanga, mbega mugatangazwa n'ibyo avuze, mwese mukumva yaba inshuti y'ubuzima bwanyu, ariko we
target afite ariyo kubasahura n'utwo mwari mufite kugira ngo agire ute atubamure atubarye. Ibyo bibaho cyane cyane bano bantu baza bagatanga ubuhamya burakora ku marangamutima y'abantu. Abenshi ni ibintu baba barahimbye, ni prank, ni ibintu baba baranditse. Umuntu akagenda akandika inkuru y'ubuzima, yarangiza akabona ya nkuru y'ubuzima kuyikinamo filimi itamwinjiriza uko bikwiye, itamutwikira neza, ahubwo agahita avuga ati iyi nkuru y'ubuzima nanditse yanjye ngiye kuyikubita hanze, nubwo ari igihu ariko ngiye kuyikubita hanze nk'inkuru yanjye, mvuga uburyo ko umugabo wanjye yamemukiye cyangwa umugore wanjye yamemukiye cyangwa ababyeyi banjye bamemukiye, after nzasohora filimi. Nuko abantu benshi kuri iyi mihanda baza bakubaka izina, twe twibwira ngo ibyo bari kutubwira ni ukuri. Rimwe na rimwe abantu bakagira amarangamutima, abandi mu kohereza amafaranga ngo muri gufasha umuntu runaka, nyamara wa muntu ibintu yavuze ntabwo ari ukuri. Ni ibintu yagiye arategura, arandika, aravuga ati bingiye kubikubita hanze bitewe no konza abantu, birarangira bafashwe bagwe mu mutego wanjye. Ngayo nguko rero, nyuma y'ibyo ngibyo nta kindi narenzaho, ngenda ninje kubabwira ngo abantu bari kuvuga ngo Gafaranga yibye imodoka cyangwa ngo ni imodoka ari kuzira yagiye acuruje mu buryo butemewe n'amategeko, ntabwo ariko kuri. Ahubwo ikindi kintu gihari nuko inyuma yo gufungwa bishoboka ko atari umugore wamufungishije, atari Annette Murava wamufungishije, ahubwo inshuti za hafi y'umuryango arizo zarambiwe ubugome ni ndengakamere ndetse n'ihohotera yakoraga umugore we, barangiza bakabishyira hanze mu rwego rwo gutanga amakuru ku gihe kugira ngo umuntu atazapfa bakavuga ngo yishwe n'ibindi, nyamara yarishwe kera, urupfu rwe rwaratangiye kera, ibimenyetso by'urupfu rwe byaratangiye kera, bo batanga amakuru ku gihe. Biravuga ko ari inshuti za hafi ya Annette Murava ndetse na Gafaranga batanze ikirego muri RIB, barangiza bagafungisha uyu mugabo. Reka dutegereze turebe ikizava mu iperereza ndetse n'ikizava mu byo Gafaranga azatangaza kubimushinjwa ndetse no kubyaregwa. Amakuru nayo tuzabahereza update. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane. Shalom.